tujye mu ikipe ya Arsenal ndetse na Chelsea zombi cyarimwe zifitemo inkuru kwivugwamo muri Arsenal Chelsea umusore witwa Marcus Rashford ibinyamakuru byaraye byandika bivuga yuko Arsenal ngo na Chelsea zabaje amakuru kuri Rashford ejo mperuka ari Arsenal yego ikipe ya Arsenal ndetse na Chelsea nayo yewe n'amakipe mu gihugu cy'Ubudage nka Bayern Munich ariko ucyumva ngo Rashford ari hanze yego Chelsea n'undi wayitekereza ijana ku ijana icyamaze ni kimwe yango twize no kubigaruka hano mu kiganiro tubikomazaho gatoya muri Arsenal Rashford n'umukinnyi wafasha wakenerwa navuga hoya kubera iki kubera ko uyu munsi ufite Trossard na Gabriel Martinelli niba wumva wari kurumwe ku neza ya ekipe kugira ngo uzane igisubizo kisumbuyeho ntekereza ko atari Arsenal atari Rashford muri Arsenal nk'igisubizo kiri cya upgrading uruhande rwabo rw'ibumoso yaba igisubiza ahandi bari bafite ibiri munsi cyane y'ibyo Rashford atanga ariko Arsenal icyo idemanda mu mukinnyi uyu munsi kuzana Rashford ugasohora umwe muri bariya babiri ntekereza ko atari imibare myiza cyane ko atari n'umukinnyi muto cyane afite imyaka hafi 29 muri iyi mpeshyi araba yuzuza Premier League yayiciyemo mu gihe cyanyuma uburyo areponda discipline n'ibindi ntabwo Arsenal ntabwo ari deal nziza kuri yo umenye ko Arsenal izarekura Gabriel Jesus nyine nibyo mvuga okay ubwo na context ya first nine kuvuga yego ariko Frank byanga bikunda ntago mbona Arsenal izabona umuwinga kuri top level ngwizane n'umwataka wa top level biragoye okay yazana umuwinga wa top level n'umwataka mutoya nanyo icyo ni kuvuga umwataka muto se Rashford none se ubonye umuwinga muto mwiza wa top level sibyo ukabona experience Rashford yagweze no kwikeneza ubwo no kwangura urabicuritse twari dufashe umuwinga mukuru kuko iraharwaye yego kuri nimero 9 ifite babiri ntabwo iharwaye cyane nk'imoso ndende yego ahubwo niho twari dufashe umuwinga mutoya erega n'ubundi umuwinga wose nako nimero 9 mutoya imoso waza waseno ntabwo mbona bari mukuru mu myaka ariko nicyo atanga nibura ahubwo icyo atanga nicyo ndi kuvuga icyo atanga cyo ni icyaho nyine bamaze kwera yego kuko nk'uyu munsi hano biragoye ko avana Kivica muri Paris Saint-Germain imwe biragoye rwose Arsenal ni projet nziza biragoye Paris Saint-Germain na Arsenal zombi ni nziza nayahaha mu yindi uyu munsi nicyo ni kuvuga bari barabalansa kabisa umukinnyi w'ubuga nyine avuga ati reka mpindure we cyangwa ya mafaranga bari menshi ateye ubwoba ariko kumishinga barabalansa nicyo ni kuvuga icya kabiri nk'uyu mwana wo muri Bilbao witwa Nico Williams agize nka muntu yari dasanzwe n'umukinnyi ukiri muto ariko wajyaho nawe cyane ufite imana idasanzwe cyane muto yase kandi amafaranga ntabwo ari menshi 50-60 wazitanga ukamuzana ni muto wari abandi bahari bagurwa abana abavuga ba Yildiz na ba Morgan Rogers nayo imyaka ntabwo ari mikuru 20 nabo ni bato 3 4 5 ntabwo yarenga aho ngaho sibyo nubanga icyo cyo kuvana ikirero sasa nundi umuwinga wese wazi ibumoso ikigendereho n'ubushobozi si imyaka kuko imyaka n'undi bose ntabwo ari bakura bahari beza ariko ubushobozi bwabo bwo ni igitangaza bwanganaga uramutse umubonye Rashford cyangwa undi muntu ngende kuvuga uranyina cyari kuri ndacyagwa top target ya Arsenal kuko top target yabo ni ibumoso n'umuwinga w'ibumoso wata uramutse umubonye unyiri ibumoso mwiza cyane ukiri mutoya ufite izo mbaraga izo ngufu nandika ko agukunda akaba muzima cyangwa kwazana Morgan Rogers kuki umwataka wundi mwiza umwataka waguhenda wamureka ukibaka indi myanya ukaza mu kinga Rashford amafaranga make cyane ukamutereka yaragoze imyaka 3 myiza kuko inimero 9 no ku mpande bibaye ngombwa buza bakinywa mutereka kandi agatwara kandi na experience avanye mu Barcelona nanyenye ko yagufasha cyakora wende iyo context numvise ijema kantu no kuvuga ngo Rashford ngewe ari ukumuzana nka main winger kuko Arsenal imaze imyaka ibiri kuri 3 ubwo nka 2023 ishaka mu winga nyine uri clear kuri level ya Trossard na Martinelli cyane muri iyo context Rashford ntabwo namushima ariko uzanye mu winga icyambere uza deliveringa muri iyo projet yawe uzafitinga mu by'igihe kirekire kandi byaka kanya utanga ibyisumbuye kuri Trossard na Martinelli iyo ni sure deal yaba deal ya saison muri equipe ya Arsenal kubera ko kuri nimero 9 badakeneye cyane Rashford ukamuzana nk'umuntu
waba backup waba squad player kuri experience ye n'ibindi n'imibare statistically ntabwo ari mubi cyane. Muri Barcelona akoze ibitego nka 12 na assist 14. Muri Arsenal niba yaza akaguha 8 cyangwa 10 ku 10 byaba ari byiza, ukamugira nka backup kuri nimero 9 mbere na mbere, ukaba ari icyo wamuzaniye agasa nkaho winjijemo umuntu wasimbura Gabriel Jesus. Hahandi Kai Havertz yagize ikibazo cy'imvune, ufite Gyökeres ntumusigarana ari wenyine kuko urakina rotation, urakina kumuruhura hagati mu mukino, urakina guhindura ibyo ukina. Imikino ni myinshi, amarushanwa ni menshi, ukaba utasigarana nimero 9 umwe igihe undi afite ikibazo, bakaba babiri. Rashford akaza kongera ubwo bunini bwa groupe cyane ko ku ntego Arsenal ihanganaho ikenera ibisubizo byinshi, aho Rashford yakenerwa ari kuvuga ngo ibumoso nk'ahantu hari main byuze nazanye undi mwiza, nazanye igikoko. abona ndi noneho n'uwo muntu wazanye ibumoso, we never know ibiba mu mpira. Rashford akaba yajya gutanga support. Yego iyo yaba ari deal nziza cyane. Kwizi impande zombi reka zose yaba ari deal nziza pe. Yaye iburyo n'ibumoso yaba ari deal nziza iyo ngiyo. Sibyo? Ariko babanze hariya bahavugutira umuti. Icyo turi kuvuga hano abantu babyumve neza, uramutse umubonye nka opportunity. Sibyo? Ni wayitese gataje ari we main. Na mapond 26. Umuntu wakina imyaka 2-3 myiza kuri 26 rwose. Kuyi munsi arahamagaye mu ikipe y'igihugu, nagahendo karimo. Hari benshi basigaye. Nagahendo karimo. Iki kintu cy'abantu bacyumve neza. Kuba Rashford arahamagaye muri equipe nationale. Reka ndebe. Akagira abandi basigara. No Rugadi ngo afite kibarushije umwaka mu Barcelona. Reka ndebe no Rugadi ngo yagiye muri Arsenal. Imyaka se? Oya gaciro. None njyaho neshishatura. Ni make cyane bigeze. Batari 5. Ndikubona ari nka 15. Hagati 10 na 15 z'ama pound yego. Urumva ko kandi icyo Rashford yatanga kiruta cyane gikubye kenshi ibyo Norgard yasavinze Arsenal. Sibyo? Rashford byo yatanga biruta cyane ibyo Norgard yasavinze. Siko byumva se? Ko se bana bakiba baje muri context zimwe. Oye ngire mvuze ku giciro 23 z'ama pound ntabwo ari nyinshi ku buryo Arsenal ifite espace mu buryo buri financial itazire kuri Rashford. Wasavinga mainly nka nimero 9 akaba backup. Arsenal izakina competition nyinshi kandi zose isabwamo kudelivaringa kuri top level. Ndibuka ubushize nko mu mezi 2 ya nyuma Arsenal yari kiri ku bikombe byose, bisobanura ko Arsenal nyine igira akazi kenshi, ikeneye n'abakozi benshi. Niba yari kuye Gabriel Jesus ukagira igisubizo nka Marcus Rashford, ari kwibumoso wabanje kuhavugutira umuti wa nyawo, Arsenal ntekereza ko yabikoze deal. N'ibumoso wari kuri hagati ya Martinez na Trossard ugasigara n'undi cyane na ya top target wazanye muri gisama. Rashford yajya gupolivala igihe byabaye ngombwa cyane. Ubwo ni ibyo bivuga kuri abahungu ba Rashford, kuko Barcelona yamaze gufata umurongo ntabwo izishyura amafaranga. Kereka mani niyongera kwemera kumutiza wenda gwizamufata. Barca ni rwo ruhande kuvuga ngo izishyeme 30 mani yifuza ya ngo yaratinye cyane. Umuhungu araza gusohoka ajya rwose muri Arsenal kandi ngo Nottingham Forest iri tayari cyane kwishyura $28 kuri Fabio Vieira. Yitwa Forest Vieira ikipe ya Hamburg yo mu gihugu cy'Ubudage irimo irarwana kwa uburyo amugumana. Ariko urumva ko Forest iri kuzana agafaranga kameze neza cyane. Arimo bakinnyi ba 28 ni nyinshi. ahubwo muri Hamburg banze imutamu yabaye igitangaza kugira ngo bamutange ako gafaranga. Kurumva ari menshi cyane. Nakuvuga ngo yabagurira Rashford 28. Ayi ni menshi pe kuri umukinnyi Fabio nawe. Ako yajyaga kanyereza ukabona hari abakinnyi bababaza. Hari umukinnyi utexploit potential zose zari zimurimo to the forest, ariko ukabona hari akantu kari kamurimo, ukabona tushe hari ukuntu iblia Fabio yari asanzwe cyane. Oya nabonaga gatusha ari keza. Uriya muhungu ntabwo rwa rwego rwa Arsenal. Icyo nyine ndacyemera. Ntabwo rwa rwego. Urwego wapi? Ariko nabonaga wa n'undi muntu akundaga yitwa Francisco Trincao. Nabonaga nawe gatushe karyoshye ariko oya nawe ameze kudelivaringa biranga neza. Nyine bafite tushe nziza ariko nta ibyo ama equipe abasaba ugasanga ntabwo babitanga. Rashford se muri Chelsea Rashford ho baramukeneye muri the Blues ari clear ku bandi.
Rashford muri Chelsea dore ikintu cyabaho kugira ngo ababyarire umusaruro. Xabi Alonso abaye mu Barcelona kuko yakikamasa igakora iki kamugumana kwe ugiriye impuhwe ndi Barcelona cyangwa Rashford zombi ugiriye impuhwe Rashford oya nta wapi erega hari ikintu abantu mutamushaka kwemera ntabwo Thomas Tuchel yahamagara Rashford kuvuga impuhwe yamugiriye ni ukwera ibyakoze muri Barcelona uyu mwaka ushize biruti byakore Palmer biruti by'abakana kana bafode n'abakana this guy is yarakoze ntago afite imibare mibi ku mukinnyi utari umustatu ugenderwa buri munsi ikipe yaramucuruje nese ntabwo birimo none se ushaka kumbwira ko bitarimo se none se kankubaza nose gukirari kucya atatwaye Trent muri Real Madrid Tuchel kandi ikipe n'icuruza y'ikigugu kitabuje atamutwaye se niwe gusa oya mu batoza batarya imboga Tuchel we niwe gusa wasigaye oya gihorere Tuchel ibyo ntago kirwoze cyo akimubeshyaho icyo ni kuvuga ni kimwe nuko Tuchel yahamagara Rashford afite ibyo yagendeye ku bushobozi yagaragaje mu mwaka ushize imikino muri Barcelona nicyo ni kuvuga uri kumva ntuvuga ngo kuba hari ibyo yakoze byiza nicyo nshingiro mvuga ni ikipe yakamugumana ukamubyazamo n'ibindi byiza birenze umwaka utaha ariko se iramugumana ntabwo yazanye Gordon yego imunsi cyo cyabaye amafaranga itifuza kumutanga ariko ntiyanze kumugumana akajya kora iki ngaje mbaye nyumvire kabi ndabibaza akajya akora iki icyo akoze umwaka ushize se agikoze se Gordon yarahari wese uzazareponda ende uwo Gordon ariko yaje nyenda ko aje bikanga kukira kuri ibyo yakoze yewe oye none se bwo wakora transfer gutyo ngo aje bikanga iki bikora transfer muri transfer byose byatuma ugura abakinnyi byose byiteye ku mwanya umwe muri transfer ikintu cyose kiba cyashoboka Antonio sibyo nese ubigira abakinnyi batatu bose bari kuri calibre yo gukina ku mwanya umwe bitwaye iki oya nose hagati mu kibuga kankubaza hagati mu kibuga yego oya ntiyari ifite De Jong Frank ntiyari ifite Bernard ntiyari ifite Casado yakinaga se nyine Toni Casado ko projet ntiyari afite batatu projet yaramurutse nta kibazo Nery Kagarisi ibyo yakina rimwe na rimwe nese ugira ngo Rashford nawe aze nk'umuntu nyine uciriweho akarongo wasukuki yego umukinnyi mwimufata nk'awagira ngo kujya muri Barcelona ni impuhwe mwamumugiriye oya ni impuhwe oya ntago ari ni impuhwe cyane nta vave n'ubitekerezo ko wese aribeshye ni impuhwe nta mpuhwe zirimo Rashford kwagwa muri Barcelona nuko hari ibyo yakoze agomba no kongerwa kandi batagize niyamurega mani nayo yigira igufa mani nayo yigira igufa ikavuga ati nuko izi neza ko umukinnyi wayo hari icyo mwamubonyemo nimuyishyure mutayishyura abandi bazayishyura iyo umeze gutyo uzi ikintu wizeye se uba wizeye igicuruzwa cyawe uyu munsi ntabwo wajya mu isoko gushime nk'urukweto ni urugero ari ukuntu isoko umucuruzi akubwira ati nutayishyura urera abantu barakoze cyane icyo gihe abazi neza ko igicuruzwa cye kirabona umuguzi nta kibazo rero hari ukuntu rero nawe ujya ahantu ukavuga aha hantu ndishaka ikintu ubanza ari sawa kubera gusa isoko ukibonyemo oya tubanza ari sawa rwose irega oya uyu munsi nese isoko ntabwo uziko ryongera agaciro k'ibicuruzwa urabyemera ko uyu munsi none iyo Rashford yitwara nabi unyumve neza yitwara muri Barcelona mani yari kwemera amafaranga yose Barcelona yakumutangaho oya kandi bafite ntuza iriya release fee yo kumurekuriraho iri mu masezerano nyine ko yari kwemera no kuganira nyine ikayagabanya yibona ko yitwaye nabi ariko niba ubona ko yitwaye kuri nivo yuko 30 miliyoni Barcelona zitanga irabana nyine iruhande vuga uti muyishyuye cyangwa murorere abandi bazayishyura abandi barayatanga ako kantu wongeraho ngo abandi bazayishyura niko kansetse none se nkubeshye genda kubwiye ngo iyo umuntu ari kugurisha mu isoko kwa nyine umuntu batayakunda guhendwa oya inshuti za nyamotari zihanganye iragoye ko njye wamenda ariko njye nanone nitwa ko nahenze urwo ryari iyo nguze ikintu ntishimiye cyane ntari mbese ujya ubikora nyereke ndikubwira ariko iyo mfashe amafaranga yanjye nkagura ikintu nishimiye ayo wakigura yose ayo ntakigura sipfa kuba nagikunze numva nishimiye uko niko kuri rwose nimbwira ngo nahenzwe n'amazi njye natwaye icyo nashakaga sibyo yego uko niko kuri uyu munsi rero Manchester nimba ifite Rashford ikaba yizera ko miliyoni 30 Rashford yazikoreye muri Barcelona nimba mutazishyura it's okay mubireke Bayern Munich yarifuza umuwinga
mu Bwongereza amakipe nka Aston Villa za Chelsea zamukenera n'ahandi hose ku isi ikipe yaza ikamutanga amafaranga ariko Barca bazayihe nk'icumi namo irabafashije irabafashije iki Rashford bamuterekeraga mu izamu irabafashije nimukajya mugabanyuza urwego nawe ngo mukabye cyane itumye Rashford mwamugize nka ba Sancho itumye talent rwose zigeramo Rashford mwamugize nka ba Sancho na ba Garnacho icyo nkubwira itumye 30 zigeramo uremera suko kwimunsi abanga bose barusha urwego kandi nyine nkubwira ngo uremera kwimunsi Sancho urukumva ejo twanga tuma dutebye tuvuga ngo barimo baturorenga Calvin Phillips wa Man City bavuga ati niyo baza inoti ya 400 bayifata bakamutwara ese koko nibyo we no gutroringa ariko nangize ngo nibyo ariko sujya ngo yane yafata nozi munsi Phillips amariki Man City bro ni niza yongira ngo mu gihe cya kabiri hari muri za Ipswich sinza hari mu ibintu bigenda ni niza nyo City muri za Ipswich Ruvango Marcus rero mwimufata nawe mu bakinyi wagira ngo bamaze nyine kuba gicibwa ntacyo bamarira ama equipe yego Rashford ntago ari Jadon Sancho wibuze mu equipe yose azengurutsemo Rashford sigara naco wibuze mwa Chelsea Rashford ni umukinnyi w'ama assist menshi muri Barcelona mwaka ushize ni umukinnyi bitego muri Champions League na La Liga afite ibyo yakoze mu izamu hari niyo mpamvu uyu munsi Manchester igaramye ivuga iti ndegamye imeze gutya barayama nka depose cyane mwa depose aya ni ba depose niyo mutakizaho mumbwire mwingere itani telefone mukere kumamagara kandi agiye gukina na Mondial ariko ngo tushe nashyiramo nka 4 tushe ntabwo ariko ariko Sefra ashyizemo nka 4 ubu nagukira Marcus nka 4 akabifungamo kimwe 2 3 4 Marcus Rashford muri gafite bingahe sese nka biki ni muri bingahe ni muri bingahe Rashford ni muri bingahe assist zingahe assist zo ni nyinshi 7 bitego 8 Champions League 5 ibyo ni byiza rwose imipira 3 yavuyemo igitego kitangaza ahubwo mirabyo ibyo ni byiza uyu nguyu ikipe izamutwara ahubwo izabitwaye imari ariko nka ase Chelsea yo Chelsea izagihaha abo Man yarekuye buri turetse wenda no kugira n'iki ukumva muri bano bakinyi bose bamaze kuzinukwa Man reka mbyito usko Chelsea yaba ibaye nk'igororero rya Man nyine iri kuyigororera umva nyine nkubwire kino baga ni kimwe turetse wenda nyine kugira iki kubana cyane reka mbyito twibanira Rashford sibyo ariko fra twiburansetsa Mwenye nicyo nshatse kukubwira yego muri bano bakinyi bose basa bose nk'amaze kuzinukwa na Man barimo Sancho barimo Garnacho barimo Regano yo muri Betis n'indi ari twari twamwibagiye Antony rwose n'abandi ko numva ari benshi bagiye hehe nabo ni 4 baraharitse abahungu bari 4 byiza baze 3 nyine na Rashford wa kane yego uremera ko muri abo bose bigibuza umukinnyi aho yanyuze hose ndabaravuye Imana akajya muri Aston Villa ahandi ngize kunyura ende Rashford oya yasajya muri Villa icyo navugaga urebe ibyo yakoze muri Villa nabyo byari byiza icyo nkubwira byari byiza pe urebe n'ibyo yakoze muri Barcelona uremera ko abakinnyi bose uko ari 4 umukinnyi uzo bashobora kwirwanaho akagaragaza niyo nyota yo kwirwanaho ari Rashford yego byonyine no kongera gupusa kuza mu ikipe y'igihugu agabaga mu gikombe cy'isi Mondial ugasiga Palmer ugasiga Foden ugasiga Bowen ugasiga Morgan Gibbs White uyu mutipe arabikoreye ntago ari impuhwe nicyo navugaga ntago tushyira amamage kubw'impuhwe arabikoreye byibuze wenda ntabwo Rashford wenda ibyo watanze ari ibya Rashford wenda 17 cyangwa wenda 18 sibyo ariko byibuze wenda werekanye ubushake yuko nyine wenda watanga none urusha n'abantu bari muri environment ziba favorite nicyo navugaga Palmer agenderwaho arakina ariko kumwoutscoringa ukamusiga cyane kandi munsi muri Barcelona ifite abakinyi benshi beza banakurusha noneho buriya iyo akina ahantu anaririmbwa noneho byari kuba ibindi cyane kuko iriya mibare hari abakinnyi benshi bayigira bagacuruza biteye ubwoba uri kumva ariko yari yibereye ahantu bafite abahungu babo baba bagomba gucuruza Yes nkubeshye ngiye nka Chelsea nayirangira Rashford ariko kuri icyo kintu navugaga
njye nka Chelsea rwose nayirangira Marcus Rashford oya kuri icyo kintu navuga kandi Xabi Alonso yagufasha icyo mbaza kuko udafite na Pedro wajya utereka Rashford ku icyenda kujya mu izere nta kibazo ariko se umukinnyi unaniranywe na Man U feri ya mbere Chelsea bigiye kuba formule ese kuki ubanza kureba ko ahavuye se yaniranywe na Man U ubanziraho guke Chelsea ahubwo ibonye kandi twabyemeye nta kibazo yayifasha ariko kufite impuhwe Chelsea cyane wereba Chelsea kibonye ntabwo nyifitiye impuhwe ariko mana yanjye niko usiko Chelsea ifitiye impuhwe wagira noze reka gukora transfer igikeneye niyikore no si munsi uyu munsi wa none Chelsea agiye guhagarara Garnacho yarafashe ikiga igakora etide ya Garnacho yakoze muri Man U irabishimira mu baba we itite ngo mwashwa yo kwa mwashwa ibyo birabareba twe tuguze umukino wo gukina mu kibuga ntituguze umukino washwaye na Man U nicyo ndi kuvuga iramuzana rwose uyu munsi ya Rashford ko yashwa na Manchester United cyangwa se n'ikipe runaka Chelsea ntibireba Rashford nk'umuntu uremera ko yaza kwifasha cyane ntayifasha yayifasha kandi mu mpande zose cyane ariko ahubwo nanibagiwe urumva Rashford mamubanira hano ntabwo mubanira ahubwo Rashford Chelsea igiye musara umwanya ubanzamo kwa Tuchel muri mondial ucabana azafite ikibazo hari ubwo afite ibisubizo byinshi bumoso se ndinda abana bandi ataka ni Bukayo Rashford na Harry Kane abitwa ba Morgan kira ku ruhande bajya Morgan Rodgers nyine yabagaho mu gikombe umutara amushyiramo Indes Ernest utemera na Bellingham kandi buri munsi abafite line up yapanze ariko ikibazo Tuchel nawe azantengwa ni kubona ashaka kuzabanzamo Gordon Gordon arahari kandi ari wamaze iminsi akinisha cyane azamubanzamo ko nka ya match ya Costa Rica yari ya nyuma ya match ya Costa Rica bisa nka ikipe yabanjemo ariyo kipe izakina akenshi uretse match ya nyuma ubundi igaragaza ishusho nyayo ikipe izakina wapimira he handi uretse nk'uruhande rumwe rwa Madueke ariko Tuchel yari bisobanuye yabanje Madueke impamvu yamubanjemo yavuze ko mu bakinnyi bagomba gukorwa management y'ibinota bazakina ari Bukayo Saka yego kuko bijyanye n'imvune yagize uyu munsi ntabwo ajya kuri level yo gukina iminota yose ameze neza ari fit so bogera bagomba kumukura management ariko yagera Pickford mwiza Reece James kabiri Nicolas Iri gatatu urukumva Ezri Konsa ngoyo na John Stones uyu Stones uyu nguyu azakibanzamo nabivuze ahangaha cyane Voda yavati azagikina Stones ko Stones imikino myinshi mbonye Tuchel yabongereza itandukanye amubanzamo aho agakora rotation hagati ya Gehi na Konsa kuvuga ngo yakina nande Stones kuko nene bashimambi experience Stones yari yahamagaye ayikeneye mu kibuga hagati bari batatu Elliot Anderson Declan Rice na Jude Bellingham yuniye medani ya mbere azakinisha yego iranumva atake Gordon ruhande rumwe urundi Madueke umwanya Bukayo na Harry Kane yata numango ikipe ni ikipe ya mbere uvuye mu Madueke akiramo Saka nta kintu cyo kubaza mo hano ashaka kubakinisha Gordon ibumoso birashoboka ariko akeneye n'ibisubizo byinshi Rashford igihe azagiramo ahubwo azatange nyine ibirenze kuri Gordon kuko umwanya azawubona Marcus muri mondial niba ari ahantu basimbuza buri kanya oya niho ku minota 50 byanze uvuyemo umwanya wazawubona kabisa Marcus umwanya azawubona ahubwo azawukoramo iki naba efficient umwanya abonye akawukoramo ibyo agomba kuwukoramo azabona umwanya wo gukina muri Three Lions ya Thomas Tuchel ariko Chelsea iramukeneye buriya n'ikintu nashaka gusorezaho kuri Chelsea Xabi Alonso azaba umubyeyi udemanda byinshi azongera ikintu cy'igitsuri uri kumva Frank kuko Rashford umworoheye akaba muri comfort zone Rashford araryama agasinzira wowe nibura mushyira ahantu hari pressure tuvuge muri Barcelone baba bavuga ngo Champions League turi gukomanga shampiyona dore birakomeye tugomba kuyitwara n'ibindi bikombe byose ntabwo igira igihe kinini cyo gusinzira Xabi mu bintu bya mbere asabwa Xabi Alonso umutoza wa Chelsea tuma environnement yawe ivibra consistently umwanya ku wundi tuma abo bakinnyi
bagomba kugira ibyo batanga, iyo spirit bayiyumvemo. cyane Rashford yaza deliveringa cyane ko no muri Chelsea report ya Nizar Kinsere yaduhaye nyuma y'isaha ishize. Okay. Kumva muri Chelsea yateguye ko Chelsea gushyiramo umusenta forward n'umwataka nimero 9 yego ino sama ntago ari ikintu gihari nano bakoza gashya turi kujyana utahubwo Chelsea irifuza umugoro scoring winger or a versatile attacker. Abantu babyumve neza nuvuga ngo Chelsea ku isoko ifuza kurema nimero 9 reka uhakina gusa uvuga ngo ngende nimero 9 gusa umusenta forward nyine uwo ntawe ahubwo Chelsea yashaka umukinnyi w'uwinga utsinda ibitego byinshi cyangwa se wenda umuwinga wanakina nka rutayizamu ariko ari umuwinga ariko noneho ikoza agashya nitwa Rashford ikoze agashya musagashya kayo yari keneye nimero 9 cyane akeneye iki erega draft kwitona umuguza akakanya ntabwo wapfa kumubona biragoye wamutije se ukagura undi uramutiza ndetse ntabwo yazanye draft yetije Jackson wamuhaye chance ya kabiri kabakinnyi bose bayikeneye kwisi ibyo bintu buri ibyo bintu buri gukora nagashya nyine wamuhaye chance ya kabiri wamuhaye amahirwe ya kabiri icyo atwaye aho uziko neza murayisenye basenye iki Chelsea se bandi bayisenya ntabwo yakabaye ifite ibyo bitekerezo ikipe yitwa Chelsea none santo bindi bitekerezo bito cyane uremera ko mu bantu hambere rwaye ikoza agashya itarwaye kuri nimero 9 yaye ihafite ndetse nyine ariko nyine mu kirwa cyambere byibanze si wo yihutirwa ndabyemera ariko wivuga ngo wowe Chelsea boni yumvuga wivuga ngo ntabwo tuzahakora nese ibihari birahagije ibihari birahagije ku buryo uvuga ngo turabanye ntabwo tuzahakora uziko ikoza agashya William Delap iyi sezo yatsinze igitego kimwe nticyarenga atanga n'umupira umwe Magiu ni igitego kimwe gifite Joao Pedro umwe nyine nta kibazo umwe mu gihe Arsenal none se nyine erega icyo uri kwirengagiza umukinnyi wese wagurwa umenye ko yafite ubwo bushobozi bwo gukina nimero 9 rega nanone icyo turi kuvuga aha urumiwe cyane uriya statement cyikora ukavuga ngo hari ukuntu buriya Frank wandika ugatanga n'icyizere ugatanga ihumure ubona ko na statement ku murongo wa mbere ngo nta mwataka tuzagura ukajya kurenzaho utundi tuntu hasi ibyo kuvuga wivuga ibyo utavuze ntabwo ari byo wasomye report mbi kuvuga witwa Nizar Kinsere ni umu inside wa Chelsea cyane yego ayiyamo ubuzima bwe bwa buri munsi abagirimo ndani ngaho nsomera umurongo wa mbere nuvuga ngo another center forward signing is not expected none se sibyo nandi kuvuga se ariko nyine tonde ariko utuntu two kurenzaho kandi yaturengejeho reka ubutumwa nyamukuru yashaka gutanga nuko nta mwataka izagura utuwe tuntu ngare umwataka bitwa umwataka wari Frank umva nkubwire umwataka yavuze ati nta kibazo umva nanjye nkubwire umwataka umva nkubwire wo muri profile ya nimero ifite pick nta kibazo umva nkubwire yego mvuze uyu munsi sindaza mu kiganiro iyo niyo message nyamukuru oya have utundi tuntu narenzaho nibyo kandi byo wibeshya Nizar ngo main idea Kinsere wimubeshyera ntago ariko yavuze siyo main idea niyo main idea main idea urumva bure niyo mpamvu no kwiretre umuntu yandika impamvu hejuru nose ka nkubaza uyu munsi wa none Jose Mourinho ntashaka umudefenseri avuze ati sinifuza umudefenseri uke mutima defense gusa nandi hano yakina ndifuza Guardiola cyangwa Karafiori wabikina byombi nyine ubwo priority magambo ntago priority yaba ari kuri left back ntago priority kuko n'abaje Guardiola na Karafiori bose umutima defense barahakina ariko se Madrid se yabanye navuga ngo